Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe dusangiye kwizera muri Yesu Kristo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tunejejwe nanone no kugaruka imbere y'ubwiza bw'Imana ku birenge bya Yesu, aho tuje kongera kwiga ibyanditswe byera kugira ngo byongere bitunagure, bidukuremo imyanda y'icyaha kugira ngo bitukuze bitugeze kuri rwa rugero Imana yishimira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twongeye rero gukomeza ibyigisho byacu ariko kandi tugenda tunegereza umusozo wabyo. Ndatekereza yuko hari icyo Imana yavuganye n'imitima yacu, uw'Imana itavuganye nawe mu by'ukuri ubwo yaba yaraje imbere y'Imana akina ateta, nyamara iminsi dusohoyemo ntabwo ari iminsi yo gukina, ntabwo ari iminsi yo guteta, ahubwo ni iminsi yo gukora twihuse cyane kandi twihutira kuba muri Kristo kugira ngo tuzabashe kurokoka ibikomeye bigiye kwaduka ku isi. Rero tugeze ku munsi wa 8 mu minsi 10 twateganyije, tugiye kwiga icyigisho kigaragaza noneho uko umuntu wahawe ibyanditswe byera akabasha bikamuhindura, akakira gukiranuka kw'Imana, agatangira agakurira muri Kristo, ariko ataba amaso bikaba ngombwa yuko iby'Imana yatangiye kurema bitagera ku ntego nk'uko bikwiye. Rero dukwiye kwirinda cyane kugira ngo ibyo Imana yari yatanze kandi yari yakoze dukwiye kubisigasira, nk'uko no mu gihugu cyacu hari ibyigisho cyangwa se ibyifuzo by'uko dukwiye gusigasira amateka yacu, niko rero natwe amateka yacu muri Kristo Yesu akwiye gusigasirwa kugira ngo ibyiza Imana yatugejejeho hato Satani ataza akabibamo urukungu, tukongera tugasubira inyuma tukibona mu gika rwose cyo gusubira inyuma tutatekerezaga. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyigisho cyitwa ngo Yeriko kandi. Reka dusenga Imana. Nanone tugarutse imbere y'ubwiza bwawe Data wa twese, tugarutse imbere yawe tugushimira ibyiza bikomeye wagiriye ubugingo bwacu. Tuje imbere y'ubwiza bwawe rero tugusaba imbabazi z'ibyaha, ibicumuro no gukiranirwa kwacu, kugira ngo ku bwa Mwuka Wera udukize kutizera, utwongerere kwizera muri twe, kugira ngo tubashe kwezwa burundu kw'imibereho yacu, maze turusheho kwitegura ubwami bwawe. Dukomeje kwiga ibyanditswe byawe byera rero, reka imiburo iboneka mu ijambo ryawe ikomeze ikorane n'imitima yacu, kandi igitambo cya Yesu n'imbaraga ziyamuzuye nk'uko twabibonye bikomeze bikore umurimo wabyo muri twe, bitsembe icyaha mu bugingo, maze uturinde yuko twasubira inyuma, ahubwo uduhe gutera intambwe tugusanga kugeza ubwo uzaza gutwara ubwoko bwawe, natwe tukagira umugisha wo kuzagusanganira ubwo uzaba ugarutse. Ubiduhere ubuntu nk'uko wabisezeranye, mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho tugiye kwiga kiravuga ngo Yeriko kandi. Yeriko kandi. Iki cyigisho tugiye kukiga, ariko mbere y'uko tukiga tugiye kubanza dusome amagambo ari mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, mu cyigisho cya 12 turasoma akagingo, turahera ku kagingo ka 609, hanyuma kaze kutwinjiza mu cyigisho cya 12 cyitwa ishungura. Karavuga ngo, ingingo ya 609, vuba aha cyane tugiye kugerwaho n'ubushukanyi bukomeye buheruka. Antikristo yiteguye kwerekana imirimo ye y'agatangaza tubireba. Ubushukanyi buzasa n'ubwegereye ukuri ku buryo ari nta kindi cyabisobanura uretse ibyanditswe gusa. Ibihamya byo mu byanditswe nibyo bizifashishwa ngo hageragezwe buri buhamya na buri gitangaza. Ubuhendanyi buri hafi gukwira mu isi yose. Ubu hakwiriye kubaho abagabo n'abagore bafite umwete kandi b'abakozi bazahirimbanira gukiza imitima, kuko Satani nk'umujenerali w'umunyembaraga yafashe ibirindiro
kandi mu gahe gato gasigaye arakora mu buryo bwose bushoboka ngo akingirane umucyo Imana yashakaga guha ubwoko bwayo. Arinjiza ab'isi yose mu ngabo ze, kandi itsinda rito ry'abakomeza gukiranuka mu byo Imana ibasaba ni ryo ryonyine rishobora guhangana nawe, ari nako agerageza kurinesha. 611. Amashusho y'abapfuye azabonekera abantu binyuze mu buriganya n'ubukorikori bwa Satani, kandi benshi ni abazizirika kuri wa wundi ukunda ibinyoma no kubihimba. Ndaburira ubwoko bwacu ko hagati muri twe harimo benshi bazatera umugongo kwizera, maze bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, kandi ukuri kuzateshwa agaciro bitewe nabo. Ingingo ya 612. Hazakorwa umurimo w'agatangaza. Abapasitoro, abanyamategeko, abaganga bazaba baremereye ibyo binyoma gutegeka ubushishozi bwabo, nabo ubwabo bazahinduka abashukanyi, bifatanye n'abayobejwe, bazigarurirwa n'ubusinzi bw'iby'umwuka. Twabonye yuko igikorwa giheruka kizagaragaza yuko isi yageze ku mwuzuro wo kugoma kwayo, ni uko ab'ubwoko bw'Imana ubwabo hari ibintu bigomba kubaranga, nk'uko Isiraheli ya kera byayigendekeye igeze hakuno y'igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'isezerano. Bagombaga kuva mu Egiputa bakagera i Kanani bitabasabye iminsi irenga ibyumweru 2, ariko kubera kugoma byaje kubaviramo kuzenguruka imyaka 40 yose. Rero ubwoko bw'Imana bugomba kwirinda cyane muri iyi minsi, nabwo bwitegura gutaha i Kanani yo mu ijuru. Ubwo rero bugomba kuba maso cyane kugira ngo bwirinde ubushukanyi bugomba kubaho, kuko ibyabaye kuri Isiraheli ya kera ni nabyo bigomba kuba kuri Isiraheli y'iki gihe. Icyaha twabonye cyitwa ubusambanyi, ubusinzi, gusenga ibigirwamana, ibyo nibyo bitera Imana kwanga abari ubwoko bwayo. Rero ni ukuba maso cyane. Tugiye ku ngingo ku cyigisho cya 12, kwishungura. Ingingo ya 613. Ni umuburo ukomeye mbwira itorero yuko nta n'umwe muri 20 mu bafite amazina yanditswe mu bitabo by'itorero waba yiteguye kurangiza amateka ye yo ku isi, kandi babaho nk'abatagira Imana ndetse nta byiringiro bafitiye mu isi, kimwe n'abanyabyaha basanzwe. Abantu babonye imyanya yo kumva no kwakira ukuri, kandi bakaba barifatanije n'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, biyita ko ari ubwoko bw'Imana bwitondera amategeko yayo, nyamara kandi badafite kwizera kuzima no kwiyegurira Imana bamaramaje kuruta amatorero y'ibyitiriro, bazagerwaho n'ibihano by'Imana kimwe n'amadini arwanya amategeko y'Imana. Umurama utandukanywa n'ingano. Ingingo ya 605. Mu itorero hazabamo ibice, hazavukamo amatsinda 2. Imbuto nziza n'urukungu bizakurira hamwe kugira ngo bisarurwe. 616. Hazabaho ishungura. Igihe nikigera, urukungu rugomba kuzatandukanywa n'imbuto nziza. Bitewe n'uko ubugome bugwiriye, urukundo rwa benshi ruragenda rukonja. Muri icyo gihe gikomeye nibwo noneho umunyakuri azarushaho gukomera kuruta abandi. Amateka y'ubwigomeke bwa Datani na Biramu ari kwisubiramo, kandi azakomeza kwisubiramo kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ni bande bazaba mu ruhande rw'Uwiteka? Ni bande bazibeshya nabo bagahinduka ababeshyi? Ngira ngo tutiriwe tujya mu mateka cyane, ariko inyandiko itubwira ko aba bagabo Datani na Biramu bari bamwe mu batware b'abandi 70 bari bashinzwe kuyobora Abisiraheli bawungirije Mose. Uko rero babigenje bakigomeka kuri Mose, niko nanone abayobozi b'ubwoko bagomba kuzigomeka ku buyobozi bw'ijuru, kuko Mose yari ahagarariye ubuyobozi bw'Imana mu gihe cya Isiraheli.
Ingingo ya 619. Turi mu gihe cy'ishungura, aho buri kintu cyose gishobora kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. Uwiteka ntazababarira abazi ukuri niba batumviye amategeko ye mu magambo no mu bikorwa. Ingingo ya 621. Igihe kiregereje ubwo buri mutima w'umuntu wese uzageragezwa. Bazashaka kuduhatira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abazaba baragiye birekurira intambwe ku ntambwe mu kumvira amategeko y'isi, kandi bakazaba barishushanyije n'imigenzo yayo, bazasanga bitabagoye kwirekurira mu kumvira ubutware buriho, aho kwemera gukobwa, gutukwa, guterwa ubwoba bwo gufungwa no kwicwa. Impaka zizaba zishingiye ku mategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Muri icyo gihe nibwo izahabu izatandukanywa n'inkamba mu itorero. Mbese mubona amategeko y'Imana adahanganye n'amategeko y'abantu? Impaka rero naho zizatangirira, kandi nicyo kizarema ibice inyandiko yavuze mbere. Bamwe bazarwanya amategeko n'amahame y'ibyo bizeraga, abandi bayahagararire kandi bayakomereho, bitume rero igice kimwe gitangira kurenganya ikindi. Igihe cyose, ingingo ya 622, igihe cyose ari nta karengane kabaga kariho, twagiye twinjirwamo n'abantu bagaragara nk'abatagira inenge, kandi ubukristo bwabo busa n'ubutagira amakemwa, ariko akarengane nigahaguruka bakazitandukanya natwe. Igihe amategeko y'Imana azarekwa, itorero rizanyuzwa mu ishungura, kandi umugabane munini kuruta uko tubyibwira ubu ngubu ni uw'abazemera kuyobywa n'imyuka ndetse n'inyigisho z'abadayimoni. Ndi kwihuta, ariko wite cyane ko ishungura byanga bikunze twabonye ko ari rimwe mu bintu bizabanza kuza mbere y'irangira ry'imbabazi. Twabonye ko ishungura cyangwa igosora rigomba gufata isi muri rusange, rigafata itorero, rigafata imiryango, rigafata n'umuntu ku giti cye. Hano ku kagingo ka 624, umurimo itorero ritakoze mu bihe by'amahoro n'uburumbuke rigomba kuzawukora riri mu kaga gashishana no mu bihe by'urucantege n'inkomyi zikomeye. Imiburo yacecekeshejwe cyangwa igapfobya no kwishushanya n'isi igomba kuzatangwa mu kurwanywa gukomeye cyane n'abanzi bo kwizera. Muri iyo minsi, abizera b'amajyejuru n'abadashaka ko ibintu byahinduka bafite icyitegererezo kitahwemye gukerereza amajyambere y'umurimo, bazareka kwizera. Iyo Satani abonye ko Uwiteka ari guha ubwoko bwe umugisha, kandi akanabutegurira gusobanukirwa n'imitego ye, akorana ubushobozi bwe bwose ngo ateze bwaka ku ruhande rumwe no kugendera mu mihango ikonje ku rundi ruhande, kugira ngo ashobore kubona umusaruro mwinshi w'imitima y'abantu. Ni ukuvuga bya byiciro rero, iyo Satani abuze uburyo ateza ikibazo mu bantu, ni ukuvuga bamwe abateza ubwaka ku ruhande rumwe, abandi akabateza imihango igize gute ikonje. Ubwo abemewe n'abakenewe bari he? Ni abatagengwa n'amarangamutima, ahubwo bakagenda uko ibyanditswe byera biri, bakavuga ukuri nk'uko kuri muri Kristo Yesu. Ingingo 626. Abafite amahirwe n'uburyo bwo kumenya neza ukuri, nyamara kandi bagakomeza gukoma mu nkokora umurimo Imana yaba yari yarashatse gusohoza, bazajugunywa hanze, kuko Imana itemera umurimo w'abatarayiyeguriye burundu. Mu gihe ibigeragezo biri kwiyongera ahadukikije, niko amacakubiri n'ubumwe bizigaragariza icyarimwe hagati muri twe. Bamwe ubu biteguye gufata intwaro z'intambara ku munsi w'akaga nyakuri, bazagaragaza ko batigeze bubaka ku rutare rutajegajega. Bazirekurira mu bishuko abakiriye umucyo ukomeye n'amahirwe y'agaciro, ariko ntibigire icyo bibamarira, bazatuvamo bashingiye ku nzitwazo runaka. Mbese inzitwazo ntizihari? Zirahari. Iri shungura riterwa n'iki? Kuko tugiye kwiga ngo Yeriko, kandi muraza kumva aho bihurira. Ubu butumwa bwo gukiranuka nibwo butera ishungura. Tumaze iminsi 6 yose 7 tubwiga, iki ni icyigisho cya 8. Kuri njyewe
buretse wumve rero ubutumwa uburyo butera ishungura. Ingingo ya 628, nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, maze nerekwa ko ryari ryatewe n'ubuhamya budakebakeba buzanywe n'inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka ku Banyalawodokiya. Buzagira ayabwo maherezo meza ku mutima w'ubwakiriye, kandi buzamuyobora kwerereza amategeko no kwamamaza ukuri gutunganye. Bamwe ntibazihanganira ubwo buhamya bwo gukiranuka, bazahaguruka baburwanye, kandi ibyo ni byo bizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Nabivuze ngo iyo Imana ihaye abantu umuburo hanyuma bakemera kuwugenderamo, babona imigisha y'agakiza ikabinjira pe, Imana ikabihindura imibereho. Ariko iyo bahawe imiburo bakayirwanya, aho kugira ngo bakire irabanangira. Rero ngicyo ishungura icyo rivuze. Nuramuka wanze ubutumwa bw'umugabo wo guhamya ari bwo butumwa Kristo yoherereza itorero, ikizakurikiraho ni uko uzahaguruka ukaburwanya, kandi ibyo ni byo bizatuma ushungurwa ukakurwa mu bwoko bw'Imana. Muri twe hari bamwe bazamera nk'Akani, bazihakana bakererewe kugira ngo bikize, ntibahamanya no gukiranuka, basuzugura ubuhamya bw'ukuri bukora ku mutima, kandi banezezwa no kubona abantu bose bavuga iby'ukuri bacecekeshejwe. Iyo abonye iby'ukuri bicecekeshejwe waranezerwa, aho kugira ngo avuge ngo tugushije ishyano. Ingingo ya 630, Uwiteka araduhamagarira kongera kuvugurura ubuhamya bwo gukiranuka bwatanzwe mu myaka yashize. Arararikira ivugurura ry'imibereho y'iby'umwuka. Imbaraga z'iby'umwuka z'ubwoko bwe zamaze igihe kirekire zihondobereye, ariko hagomba kubaho izuka ridukura muri urwo rupfu rugaragara. Tugomba gutunganya inzira z'Umwami w'abami binyuze mu masengesho no kwatura ibyaha. Ndi kugenda nyuramo nihuta. Ingaruka yo kwanga ibihamya ni ukugera mu buhakanyi. Ingingo 636, ikintu cy'ukuri ni uko abo Badiventisti b'umunsi wa karindwi bibereye munsi y'ibendera rya Satani bazatangira banga kwizera imiburo n'amagambo abacyaha biri mu bihamya by'umwuka w'Imana. Mbese mu byo twavuze hari icyo twikenze kubabwira? Twigeze dukoresha amagambo yacu bwite? Si ibyanditswe byera byakoreshejwe? Ariko ikizabikwereka ni uko abo Badiventisti bibereye munsi y'ibendera rya Satani bazatangira kwanga kwizera imiburo n'amagambo abacyaha mu bihamya by'umwuka w'Imana. Uzavuga ngo ni ay'abantu, ngo ni ay'aba runaka, ngo ibyo ngo ni ibyabo bwite, nyamara uzaba ukerensheje icyo umwuka w'Imana yashakaga ko wakora. Twagiye ku ngingo ya 640. Hari titiri ivuga ngo guta umurimo kwa bamwe mu bayobozi b'itorero. Gutega amatwi izi ngingo zishungura niziganisha ku bazasubira inyuma igihe abandi bazaba barimo bajya mbere. 640. Inyenyeri itari imwe twari twarishimiye kubwo kurabagirana kwayo nibwo izazimirira mu mwijima. Abantu Uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu bihe biheruka by'amateka y'isi bazigana Isiraheli ya kera. Iyo habayeho gutandukira amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze, gutegura imishinga ya kimuntu, gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa bibi bakoreshejwe na Lusiferi, bizanangirira abantu mu kudasobanukirwa, kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure y'imirimo y'ubuyobe kuzava mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. 642. Benshi ni abazagaragaza ko badashobora kubana na Kristo bitewe n'uko batabaye umwe nawe, n'uko batapfuye ku by'isi, kandi ubuhakanyi bw'abahoze bari mu myanya y'ubuyobozi buziyongera. Ingingo ya 650. Mu idini ya Kristo ari ryo ryanzwe cyane,
Igihe amategeko yasuzugurwa cyane, nibwo umwete wacu ugomba kurushaho kugurumana kandi ubutwari bwacu no gushikama kwacu ntibijegajege. Guhaguruka ukarengera ukuri no gukiranuka mu gihe benshi badutereranye, kurwana intambara z'umwami mu gihe intwari zabaye ingume, icyo ni cyo kizaba ikigeragezo cyacu. Muri iki gihe tugomba kubonera ubushyuhe mu bukonje bw'abandi, ubutwari mu bugwari bw'abandi, no gukiranuka mu bugambanyi bw'abandi. Nyamara muri ibyo bihe byo gusubira inyuma, inyandiko umva uko ivuze, abera b'Imana bazagaragazwa. Ingingo 653. Uwiteka afite abagaragu bakiranuka bazigaragaza neza mu gihe cy'ishungura n'igeragezwa. Haracyariho imitima y'agaciro ikihishe itarapfukamira Bayali. Ntibari bagira amahirwe yo kubona umucyo wamurikiye kuri mwe mu itangaza rikomeye, ariko byashoboka ko mu ishusho ikakaye kandi isharira buhoro arimo kurabagirana kuboneye kw'imico nyakuri ya Gikristo kuzahishurirwa. Iyo ari ku manywa tureba mu kirere ntitubone inyenyeri, nyamara kandi ziba zihari ziri mu gisenge cy'ijuru, ariko ijisho ntirishobore kuzibona. Mu ijoro niho dushobora kubona umucyo wazo nyakuri. Hari abantu uzareba hanyuma ubone ntacyo bari bavuze, ugire ngo nta n'icyo batwaye, ariko ikibazo ni uko hakiriho umucyo. Umunsi umwijima wabuditse nibwo uzatangira kubabona, kandi twabonye ko inyandiko zivuga yuko abantu nibaramuka abaragijwe umurimo batangiye kuwusuzugura bakavuguruza ibyanditswe byera nk'uko twabibonye, bakanga ibihamya by'umwuka w'ubuhanuzi, Imana izahagurutsa abantu batize no mu mashuri babwiriza ubwo butumwa kandi bahagararira ukuri abagomba kukubwiriza bavuyemo. Ingingo 656. Ngiye gusoma ingingo 3 mpite ninjira mu cyigisho. Abashya bazajya mu myanya y'abatuvamo, nibyo nari maze kuvuga. Bamwe bari bagiye bajugunywa hanze n'ishungura maze bagasigara iruhande rw'inzira. Abatagira icyo bitaho n'abanenganenzi batigeze bifatanya n'abaha agaciro gahagije intsinzi n'agakiza kuzuye ngo basenge ubudatezuka kandi barwane ntibabibona, maze bigumira mu mwijima. Imyanya yabo ihera ko ifatwa n'abandi bakiraga ukuri bakinjira mu mirongo. Amagambo aboneka mu nyandiko z'ibanze. Ingingo 657. Imirongo yavuyemo abantu izuzuzwa n'abo Kristo yagaragaje nk'abaje mu isaha ya 11:00. Umwuka w'Imana arakorera mu mitima myinshi. Igihe cy'amateka arimbura y'Imana nicyo gihe cy'imbabazi ku bantu kuri ubu batabonye agahe ko gusobanukirwa n'ukuri icyo ari cyo. Umwami azabarebana amaso yuzuye impuhwe, umutima we w'imbabazi urakabakabwa, ukuboko kwe kuracyarambukiye gukiza, mu gihe urugi rukingwa ku badashaka kwinjira. Ubwo ni ukuvuga bamwe barinjira abandi basohoka, urugi rukikinga. Umubare munini w'abazemerwa ni uw'abantu bari kumva ukuri ku nshuro ya mbere muri iyi minsi iheruka. Mwabyumvise? Ni ukuvuga abantu Imana irimo gufata kandi ikabemera ni abari kumva ukuri ku nshuro ya mbere, naho abamenyereye umurimo, abamenyereye gahunda, ni ukuvuga ngo ikizababaho ni uko bazaba basohoka muri Kristo, abandi barushaho kwinjira muri Kristo. Akagingo gasoza 658. Rimwe ku rindi amabendera yajugunywaga mu mukungugu, mu gihe imwe ku yindi imitwe y'ingabo z'Uwiteka zibarirwa mu mabatayo zifatanyaga n'abanzi, maze ishyanga ku rindi bava mu mirongo y'umwanzi bakifatanya n'ubwoko bw'Imana bwitondera amategeko yayo. Ni ukunyuranamo. Bamwe bari kwihutira gushaka kwinjira, abandi bari kwihutira gushaka gusohoka. Neza uko amategeko y'Imana arimo kurwanywa, uko abantu bari kwanga kwiga ibyanditswe byera, ni ukuvuga ngo bamwe barinjira abandi bagasohoka, bameze
nka wa musozi ugereranywa no kubaka urugo cyangwa se ubukwe cyangwa gushaka. Hari ababa bazamuka bashaka kujya kuri uwo musozi, noneho abandi bo bashaka kuwumanuka. Niko no mu by'umwuka rero bigiye kugenda. Bamwe bazaba barimo bashaka kwishakira Imana kugira ngo ihindure imibereho yabo, babe abantu bemewe n'Imana bafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Abandi bo bazahagarara mu mihango n'imigenzo gusa, ahubwo barwanye imbaraga zibasaba kubaha no kumvira no kugendera mu mahame ijuru risaba. Tugiye gukomeza rero icyigisho cyacu nk'uko nari nkibabwiye. Ubwo nimba twabonye yuko ishungura ryatangiye kandi n'ubu turirimo, ube maso cyane kugira ngo ishungura ritakunaga. Kandi ishungura niryo ryitwa igosora. Iyo bagosoye hari byinshi byivanga n'ibyo bagosora, ndetse noneho batangira gushyira mu mifuka, hari ibitakara kandi byari byamaze kugosorwa. Nanone hari bigenda mu murama cyangwa se muri ibyo bisigazwa, nabyo bakagenda babitoragura, ariko utabaye maso wasigara mu myanda izatwikwa. Yeriko kandi tugiye gusoma Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26 kugeza 27. Twumve iby'iyi Yeriko. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26 umurongo kugeza wa 27. Dusome Yosuwa 6 umurongo wa 26 na 27. Yosuwa avuma Yeriko. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, kandi arogera byamamara mu gihugu hose. Iyi Yeriko yavumwe ryari? Ni ukuvuga igihe ubwoko bw'Imana bwari buvuye mu gihugu cya Egiputa, hanyuma Uwiteka agatangariza Mose ko agomba gutanga inkoni akayihereza Yosuwa. Imana yabwiye Yosuwa yuko bagomba gutera umujyi wa Yeriko wari hakurya ya Yorodani. Yeriko wasaga nkaho ari umujyi rero munini, umujyi ukomeye, umujyi ufite abarinzi, umujyi mbega wasaga nkaho ari indiri y'Abanyakanani. Niho bagombaga kujya bahungira Abisiraheli igihe Abisiraheli bagiye kurwana nabo cyangwa se bagiye guhindura igihugu nk'uko twabibonye. Aha rero Imana yatanze amabwiriza yo kurwanya abantu b'i Yeriko. Muribuka yuko mu buryo Imana yabahaye amabwiriza y'urugamba, uburyo bazengurutse Yeriko, Imana yababwiye yuko bagomba kuzenguruka Yeriko 7, kandi bamara kuzenguruka Yeriko 7, ariko ku munsi wa 7 nanone bakazenguruka inshuro 7. Ubwo bazengurutse bazengurutse inshuro zingahe? Ni inshuro 13. Iminsi 6 bazenguruka buri munsi, noneho umunsi wa 7 nabwo bakazenguruka 7. Ubwo rero ni iminsi igera muri 13 bazengurutse Yeriko. Twabonye yuko inshuro 13. Twabonye rero yuko muri iyo minsi yo kuzenguruka bararirimbaga, bakagenda mu mujyi umwe,
ubundi bakivugiriza amakondera, nta ntwaro bari bemerewe gutwara muri uko kuzenguruka Yeriko. Byaje ariko Imana kuko bo bumviye amabwiriza y'Uwiteka, uko babikoze n'uko babigenje barabyubahirije. Koko ku munsi wa karindwi Uwiteka ababwira kuvuza amakondera, bararirimba, barangije inkike z'i Yeriko zigira gute? Zirariduka. Barangije Yosuwa abwira Abisiraheli ati noneho ubwo inkike ziridutse, abo bantu, abo banyamahanga batubaha Imana bari muri Yeriko, nimugende mubarimbure mubice. Byabaye ngombwa ko Yeriko bayirimbura, umurwa wose bawukuraho. Nibwo Imana yahaye rero amabwiriza Yosuwa, iramubwira imwihanangiririza ngo abwire Abisiraheli yuko umuntu uzongera kuhaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko azavumwa imbere y'Uwiteka, kandi igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Ubwo mu yandi magambo bari bahawe amabwiriza yuko aho hantu barimbuye bakahatsiratsiza hatazagira uhirahira kongera kuhubaka. Ariko mbese Yeriko mu gihe cya Yesu yari ihari cyane. Nyamara Yeriko yo mu gihe cya Yosuwa itegeko ryari ry'uko itazongera kubakwa. Mbese yigeze yongera kubakwa ngo ubu buhanuzi busohore? Dusome igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 11. Reka mbere yo kwinjira mu gice cya 11 tubanze igice cya 16. Igice cya 16 umurongo wa 34. Kadusome twumve. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo, apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Tugendeye ku magambo Yosuwa yari yabibwiriye avuga ko umuntu uzahirahira akongera kubaka Yeriko kandi maze kuriduka azapfusha imfura ye, yaramuka ashyizeho ibikingi by'amarembo agapfusha umuhererezi. Ubuhanuzi burasohoye. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubwo Imana yavuze ngo ntacyo ugomba kongeraho, nta n'icyo ugomba gukuraho. Twabonye ko mu byigisho byatambutse, twabonye yuko mu itunda Adamu na Eva bariye nta kindi kidasanzwe cyari kiririmo, ahubwo cyari igipimo cyo gupima kumvira kwayo, ko bumvira Imana. N'aha ngaha rero ubuhanuzi kuba Imana yari yabivuze, uyu nguyu akarengaho akongera akajya kubaka Yeriko, agasubizaho urufatiro, agashinga n'ibikingi. Iyi buhanuzi bwagombaga kumusohorezwaho. Rero iyo Imana yavuze uba ugomba kumva, ukumvira, cyangwa se utakumvira ukitegura ingaruka n'ibihano. Reka turebe Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 tugeze 24. Turagaruka mu mateka nyuma kugira ngo mwe kuguma kutumva iki cyigisho kigamije cyangwa se kigendereho. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza 24 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo
n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari ryayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Aha ngaha icyo ibyanditswe byera bishaka kutubwira ni iki? Ni uko nyuma y'uko umuntu avukira mu cyaha nk'uko twabibonye, akavukana umutima wa kamere cyangwa umuntu wa kera, iyo amaze gukura atangira gukora ibyaha, ari byo biboneka mu mirimo ya kamere igaragara ku murongo wa 19. Noneho iyo uyu muntu agira uwo mugisha agatsindwa n'umwuka w'Imana, akemezwa ibyaha bye ko ari umunyabyaha, ari uwo kurimbuka, uyu muntu iyo yemeye akizera ibyo Kristo yakoreye inyoko muntu, aratsindishirizwa, agahabwa amahoro yo mu mutima, akababarirwa ibyaha bye nk'uko twabibonye. Igikurikiraho ni uko iyo akomeje kuba imbere y'Imana, agakomeza umusabano we n'Imana, Imana imukorera igitangaza, ikamukiza wa mutima wa kamere, ikamuha umutima w'umwuka, agatangira kwera imbuto zikwiriye abihannye by'ukuri. Aha rero ziriya mbuto z'umwuka, iya mbere ni iyihe? Ni urukundo. Iya nyuma ni iyihe? Kwirinda. Iya mbere ni urukundo, hagakurikiraho iya kabiri ibyishimo, iya gatatu amahoro, iya kane kwihangana, iya gatanu kugira neza, iya gatandatu ingeso nziza, iya karindwi gukiranuka, iya munani kugwa neza, iya cyenda kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ubwo rero ugendeye kuri amasomo twavuze mbere, ni ukuvuga ngo uzagenda akongera agasubizaho urufatiro rwa Yeriko, azapfusha umwana w'imfura. Nasubizaho ibikingi, apfusha umwana w'iki? W'umuhererezi. Bivuze iki rero? Uyu muntu nyine wagize amahirwe akakira Kristo, agashyingiranwa nawe mu buryo bw'umwuka, atangira noneho kubyarana na Kristo abana. Umwana wa mbere ni imbuto z'umwuka, uwa mbere ni nde? Ni urukundo. Ubwo rero hari ibintu bidasanzwe Imana ikorera umuntu wamaze kubyarwa ubwa kabiri nk'uko twabibonye. Nyine atangira kwera imbuto zikwiriye abihannye by'ukuri. Ariko iyo atabaye maso, ntakomeze ibihe byo gusenga, ntakomeze kugira amateraniro n'abana b'Imana, ngo agendane n'abantu bihannye by'ukuri, uwo muntu aragenda akaba ingwingiri, uwo muntu akagenda bikagera n'aho ashidikanya nimba yarihannye cyangwa yarababariwe. Igikurikiraho ni uko atungurwa no kubona agenda asubira inyuma, ibitekerezo bye bigwabira, noneho na wa mutima wa kamere ukongera ugashibuka. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yabyawe n'Imana, ni ukuvuga ngo aba ameze nka cya giti nyine cyatemwe, kandi icyo giti nubwo wagitema, iyo urangaye kirongera kigashibuka. Yenda abateye indimu cyangwa amacunga nibo babizi. Niyo wafata igiti ukakirandura cy'icunga cyangwa indimu, hahandi wagikuye, hari imizi igenda ikagenda yinjira mu butaka. Iyo izuba rivuye muri cya cyobo, ya mizi irongera igaturika, ikongera ikaba yamera. Bityo rero iyo umuntu yabyawe n'Imana cyangwa se yababariwe n'Imana, agomba kuba maso ndetse no gusenga, kuko iyo arangaye ibya byiyumviro twabonye bya kamere bishobora kongera kwihembera, bikongera bigakora imigozi, twarabibonye, bigakora imigozi ikomeye cyane yo kongera kumusubiza mu bubata bw'ibyo yagize gute? Yahozemo. Igiti gishobora gushibuka. Rero uyu muntu aba yagize amahirwe yo guhabwa urukundo. Iyo rero umuntu yongeye ntabe maso no gusenga, ni ukuvuga ngo hari umutima wa kamere waraguye,
kuko hari cya gihe twabonye intambara z'umutima wa kamere n'umutima uhana, uyu muntu winginze Imana kugeza ubwo Imana itangiza umushinga wo kumuha imbaraga ya mwuka ihangana n'imbaraga y'icyaha yo mu bugingo bwe, akabasha kubaho imibereho inesha. Iyo aretse kubaha Imana akareka kuba maso no gusenga, ubwo ni ukuvuga ngo ya Yeriko yari yararidutse, wa mutima wa kamere wari waracecekeshejwe asigaye ayoborwa n'umwuka, ni ukuvuga ngo icyaha kirongera kigahembuka, noneho urukundo yari afite rwa Kristo rugapfa. Ubwo abapfushije iki? Imfura. Ikindi, iyo Imana imuhaye rero imiburo nanone akongera akayininira, ni ukuvuga ngo igikurikiraho apfusha umuhererezi. Hano twabonye ko ari iki? Ari ukwirinda. Uyu muntu nubwo yihannye, nubwo yababariwe n'Imana, nubwo yatanze ubuhamya, nubwo yakoze amateraniro menshi agafasha abantu benshi kwihana, gutsindishirizwa, ariko kuko atabaye maso no gusenga apfusha urukundo, rwa rukundo rw'Imana rwari rwarameze muri we rurigendera, akongera agasubira mu byaha, noneho agasubira ku mugabo we wa kera. Igikurikiraho rero atakaza umwana w'umuhererezi, ari ko kwirinda. Kandi iyo kwirinda birangiye mu muntu, ubwo umuntu ntagira rutangira, akora ibyaha kugeza ubwo akora n'ibyo atigeze akora ataranihana. Mwamwumvise umuntu wongeye kubaka Yeriko? Ni uwo nguwo. Tugiye kureba urugero rw'umwe mu bantu bagiriwe n'Imana ubuntu, ariko akabitetaho kugeza ubwo agera kuri urwo rwego. Cyakoze Imana yamugiriye neza, we arongera yisubiraho, arashyira agaruka ku murongo, ariko impitagihe. Nyamara nubwo wagirirwa umugisha yenda ukongera, Imana ikakugarurira ya mahoro n'ibihe bidasanzwe wagiraga, ariko ntabwo ubura kugira ingaruka zabyo. Tugiye gusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 9 umurongo wa mbere, turebe. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 9. Aravuga ngo Imana iburira Salomo. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisiraheli iteka ryose. Kandi nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti, ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli. Ariko nimunteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondere amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisiraheli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso, kandi Abisiraheli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uzayinyura imbere wese azatangara yimyoze ati, ariko niki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati, nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera, nicyo cyatumye Uwiteka abateza ibi byago byose. Mbese muribuka icyigisho twize ejo?
Ezekiyeli igice cya 8 ndetse n'icya 9. Aha rero byasohoye kuri Salomo. Nubwo Salomo Imana yari yaramugiriye neza ikamwicaza ku ntebe ya se Dawidi, ariko yari yaramubwiye amabwiriza agomba kugenga umurimo yagombaga gukora. Imana yari yamubwiye yuko nagendera mu mateka n'amategeko y'Imana nk'uko ise Dawidi yabigendeyemo, nibwo azagira amahoro akagira imigisha yo mu bwami bwe. Ariko Imana iramubwira ngo naramuka ateshutse inzira akanga amateka n'amategeko y'Imana, igihugu cye kizagibwamo n'umuvumo. Kandi siwe gusa bizageraho, ahubwo n'inzu y'Uwiteka izagira ingaruka, ndetse n'Abisiraheli bose nabo bazagira ingaruka. Uyu muyobozi rero akoze ikosa, akaba yari yarerejwe kubaha Imana no kuyimenyesha abayobora. Iyo atakobwe inzira yahawe, ntago ari we utakara gusa cyangwa agerwaho n'ibihano, ahubwo akururira n'abo ayobora mu ngaruka no muri ibyo bihano. Abayobozi mujye mwitonda cyane, kuko ibyo mwakora ntago ari mwe bigiraho ingaruka gusa, ahubwo n'abayobozi n'abayoborwa nabo ingaruka zigira gute? Zibageraho. Salomo rero ndumva twabivuze ibintu bikomeye yagiye akora. Aha tugiye kureba nimba Imana yari imaze kumubwira yuko yamugendereye akamubonekera. Urabona ko muri ibyo bihe bye byari bimeze neza ku murongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 ko Imana yumvise gusenga kwe, ariko imuha ikigombero, imubwira ibyo agomba kwitaho kugira ngo ubutegetsi bwe bugende neza. Yaramuka atabigendeyemo, ubutegetsi bwe bugahura n'ingorane. Mbese Salomo yakomeje kumvira Uwiteka nk'uko bikwiye? Reka tujye mu gice cya 11 twumve byagenze bite. Duhere ku murongo wa 1. Salomo agushwa n'abagore benshi yarongoraga. Umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga, udashyizemo umukobwa wa Farawo, Abamowabukazi n'Abamonikazi n'Abedomukazi n'Abasidonikazi n'Abahetikazi bakomoka mu mahanga. Uwiteka yabwiraga Abisiraheli ati, ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo arehejwe nuko yababengutse. Yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300, nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima, agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko uwa se Dawidi wari umeze. Ariko Salomo yakurikiye Ashitoreti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye i Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi iyindi ayubakira Moleki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Aha ushobora kuvuga ngo Salomo ntago ukavuga ngo yakoze amakosa akomeye yo kubakira ibigirwamana. Ariko ikosa Salomo yakoze rya mbere nuko bari barahawe amabwiriza yuko batagomba kwifatanya n'abanyamahanga, ndetse badakwiye no kubashakamo. Salomo rero akora ikosa icya mbere, ahita kuko yari amaze kuba umwami ukomeye, yumva ntiyashaka umuheburayokazi, akora ikosa rikomeye, ajya gushyingiranwa n'Abanyegiputa, azana umugore wa Farawo. Arangije umukobwa wo mu Egiputa azana ibigirwamana by'iwabo. Arangije ajya mu Bamonikazi, ajya mu Bedomukazi, ajya mu Bamowabukazi. Ni ukuvuga ko muri Isiraheli nta bakobwa bari bahari. Ariko arangije Salomo
akora ikosa rikomeye, ashaka umukobwa wa Farawo, arangije yiyongeza abandi banyamahanga, kandi uko bazaga bazanye ibigirwamana by'iwabo, yibwiraga ko hari azabahindura. Hari abantu bavuga ngo njyewe ngo nta kibazo nagira, ngo kuba mbana na bariya, ngaho kugira ngo mbakoreho ivugabutumwa, ngo nta kibazo, ngo ngomba kwitwara nkabo, ngo nkabagendamo nta kibazo, ngo ntago bampindura, ahubwo ni njyewe ugomba kubahindura. Gahoro gahoro, uko nguko ugenda uvuga ngo ni gahoro gahoro, nta kibazo, ngomba kubahindura, nkabona uko mbabwiriza ubutumwa, uzashiduka wabaye nka Salomo. Kandi kizakurikiraho, ngo Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwaye umutima, batangira kumutoza gusenga no kubakira ibigirwamana. Umuntu kugwa kwe ntago agwa mu munsi umwe, ntago agwa mu kwezi kumwe, ntago agwa mu mwaka umwe, agenda agwa ni ruto kugeza igihe neza neza Imana yemeraga ayinamukaho, igasibangana mu bwonko bwe, bikarangira asigaye asenga ibigirwamana. Mbese Ahabu Imana ijya guhagurutsa Eliya mu gihe cye byari bimeze bite? Nawe yasize umugore we Yezebeli w'umunyamahangakazi, nawe utarubahaga Imana, watahanye ibigirwamana, abitoza Ahabu Isiraheli, birangira bayitoje gusenga ibigirwamana. Ni ipica neza y'ibishobora kubaho igihe abayobozi bafashe umwanzuro wo kujya kwifatanya n'abatubaha Imana ngo bazabahindura. Ntago bishoboka. Kandi ufite amabwiriza avuga ngo ntimukwifatanye n'abatizera mudahwanye. Kugira ngo nkoreshe iminota yanjye neza, nababwiye ko Mwuka Wera ari umwigisha ukomeye. Ntago ari byinshi tugomba kuvuga ahangaha. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Ndakoresha ingeri yasohotse muri 2016, icyigisho cya 5. Turahera kuri page ya 48. Ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kwihana kwa Salomo. Kwihana kwande? Kwa Salomo. Ngiye gusoma nihuta. Ku ngoma ya Salomo, Uwiteka yamubonekeye kabiri, amuzaniye amagambo amugaragariza ko amwemeye kandi amugira inama. Ubwa mbere ni igihe yamubonekeraga mu nzozi nijoro i Gibewoni, ubwo isezerano ryo guhabwa ubwenge, ubutunzi n'icyubahiro ryaherekezwaga n'umuburo yahawe ngo akomeze kwicisha bugufi kandi yumvire. Ubwa kabiri ni igihe yeguriraga Imana ingoro yayo, ubwo nanone Uwiteka yamwihanangirizaga kuba indahemuka. Imiburo Salomo yahawe yarumvikanaga kandi ahabwa n'amasezerano atangaje. Nyamara uwagaragaraga ko haba mu miterere y'ibintu, mu mico ndetse no mu mibereho ye afite ibihagije kugira ngo yumvire amabwiriza kandi akore ibihuje n'iby'ijuru ryari ryiteze, yaje kwandikwaho aya magambo ngo umutima we warahindutse uyoba Imana. Uyoba Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije yuko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Urwa mbere rw'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 11 umurongo wa 9 n'uwa 10. Bityo uko ubuhakanyi bwe bwarushagaho kugwira, niko umutima we warushagaho kwinangira mu kugoma, ku buryo ibyo byaje gusa n'ibitagifite umumaro. Salomo yaretse ibyishimo yakuraga mu gusabana n'Imana, maze ahindukirira gushakira ibimunyura mu binezeza by'umubiri. Avuga kuri ajya gushaka ibinezeza by'umubiri. Tugiye gukomeza kuri paje ya 49, igika cya 3. Amaherezo Uwiteka binyujije mu muhanuzi yohereje Salomo ubutumwa buteye ubwoba buvuga buti, kuko wakoze ibyo
ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga mu bwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi, sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe. Salomo akanguwe nk'uwari uri mu bitotsi n'iri teka ry'urubanza Imana yari imuciriye we n'inzu ye, yahise atangira kubona ubupfapfa bwe nk'uko buri koko. Yumvise atsinzwe mu bugingo bwe, ubwenge bwe n'umubiri bicika intege, maze areka guhangayikira no kugirira inyota ibitega bitobotse by'isi, ahubwo yifuza kongera kunywa ku isoko y'ubugingo. Kuri we amaherezo y'igihano cy'umubabaro cyari cyarangije umurimo wacyo. Yari amaze igihe abuzwa amahoro no gutinya kurimbuka gukomeye, bitewe no kutabasha guhindukira ngo ave mu bupfapfa bwe. Ariko noneho ubutumwa yari atumweho abubonamo umurasire w'ibyiringiro. Ntabwo Imana yari yamuciye burundu, ahubwo yari icyiteguye kumukura mu bubata bubi kuruta igituro, kandi ubwe ntiyari agifite imbaraga zo kwikura muri ubwo bubata. Dukomeje ku yindi ngingo, paje 50, igika cya 2. Umuntu wihana by'ukuri ntareka kwibuka ibyaha bye by'igihe cyashize. Akimara kubona amahoro, ntabwo yumvise atakirebwa n'amakosa yakoze. Atekereza ku bantu bashowe mu cyaha n'imikorere ye, kandi akagerageza uko ashoboye kose kubagarura mu nzira nyakuri. Uko umucyo yinjiyemo urushaho kumurika, niko nawe arushaho kugira icyifuzo cyo kugarura ibirenge by'abandi mu nzira nyakuri. Ntabwo inzira yari yarahisemo ayiha agaciro gake, kandi ibibi bye abihindura ikintu cyoroheje, ahubwo ashyira hejuru umuburo uvuga iby'akaga kariho kugira ngo abandi baburirwe. Paje ya 52. Paje 52. Turahera ku gika cyo hagati. Haravuga ngo ntabwo imibereho ya Salomo yuzuye imiburo ku basore gusa, ahubwo inatanga umuburo ku bakuze, ndetse no kuri ba bandi bari kumanuka umusozi w'ubuzima berekeza ku izuba rirenga. Ubwo abo ni bande? Ni abasaza. Ni ukuvuga ngo nimba Salomo yaragerageje byose bishoboka, ariko bikarangira abonye yuko ingaruka zishobora kugera ku muntu kubwo kutumvira, yagiriye inama abasore aravuga ngo ujye wibuka Uwiteka cyangwa umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo, izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarizimishwa, n'ibicu bitaraguruka mu imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka. Aha yashaka kwerekana ngo abasore, ngo wa musore we ishimira ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ariko umenye yuko ibyo byose bizagushyira mu rubanza. Iyi miburo rero Salomo yatangaga ntabwo yayihaga abasore gusa, ahubwo yayigezaga no kuri ba bandi batangiye gusaza. Tubona kandi tukumva ibyo guhindagurika mu gihe cy'ubusore, aho umusore aba akozwa hirya no hino hagati y'ikibi n'icyiza, ndetse n'imbaraga z'ibyifuzo bibi bigaragara ko bifite imbaraga cyane kuri bo. Ku bageze mu myaka y'ubukuru, ntabwo tubasangamo bene uku guhuzagurika no kutaba biringirwa. Tuba twiteze ko imico yabo iba ihamye, ndetse n'amahame bagenderaho akaba yarashinze imizi. Ariko
ibi ntabwo ariko biba bimeze buri gihe. Igihe mu mico ye Salomo yagombye kuba nk'igiti gishimangiye imbere y'imbaraga y'igishuko, yaraguye ava mu gushikama kwe. Igihe imbaraga ze zagombye kuba zidakurwa mu byimbo, Salomo yaje gusangwa ari umunyantege nke kurusha abandi. Duhereye kuri izo ngero, twagombye kumenya ko ahantu honyine abato n'abakuze bafite amakiriro ari mu kuba maso no gusenga. Twabivuzeho, ntabwo umutekano uri mu kugira umwanya w'isumbwe n'amahirwe akomeye. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi afite imibereho nyakuri ya gikristo, ariko aba akiri aho Satani ashobora kumugabaho igitero. Mu rugamba yarwanaga n'icyaha cy'imbere ndetse n'ibigeragezo by'inyuma, na Salomo w'umunyabwenge n'umunyambaraga yaratsinzwe. Ubwo wowe urinde rero, ugomba kuba maso no gusenga. Bitaba ibyo, ntabwo Imana yateye kashe burundu yuko utagwa cyangwa se ngo usubire inyuma. Gutsindwa kwe kutwigisha ko uko umuntu yaba ari umunyabwenge kose ndetse n'uko yaba yarabaye indahemuka kose mu gukorera Imana mu gihe cyashize, ntabwo akwiriye na rimwe kwiringira ubwenge n'ubupfura bwe ngo atekane. Mu bisekuru byose byabayeho ndetse no mu bihugu byose, urufatiro n'icyitegererezo nyakuri byo kubaka imico ntabwo bihinduka. Itegeko ry'Imana riravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ibindi, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ari ryo hame rikomeye ryagaragaye mu mico n'ubuzima by'Umukiza wacu. Niryo rufatiro rukomeye kandi niryo muyobozi nyakuri. Luka igice cya 10 umurongo wa 27. Twabonye yuko Imana iyo itangiye guha umwana wayo imirimo y'umwuka cyangwa se imbuto za mwuka, ihera ku rukundo. Aha rero umuntu wari ufite urukundo rwo gukunda Imana ndetse no gukunda bagenzi be, iyo atakobwe akareka kubaha Imana, akareka gusenga no kuba maso, ni ukuvuga ngo uwo mwana w'imfura aramutakaza. Ibi biracyari ukuri nk'uko byari biri igihe amagambo yasabaga Isiraheli kubaha Imana n'amategeko yayo yavugwaga ngo mujye mubyitondera mubikurikize, bizatuma abanyamahanga bababonamo ubwenge n'ubushishozi. Aha niho honyine hari uburinzi bw'ubutungane bw'umuntu ku giti cye, ubw'umuryango, imibereho myiza y'umuryango mugari w'abantu, cyangwa gutekana kw'igihugu. Hagati y'ibihangayikisha byose mu buzima, akaga n'ibivugwa bivuguruzanya, itegeko rimwe ririmo amahoro kandi ritunganye ni ugukora ibyo Imana ivuze, kumvira. Indirimbo iratubwira ngo jya umwizera kandi jya umwumvira, ujye ubana na Yesu mu kubaho kwawe kose. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, ugenza atyo ntazanyeganyezwa. Zaburi 19 umurongo wa 8 na 15 umurongo wa 5. Negera umusozo. Abantu bumvira umuburo uva ku buhakanyi bwa Salomo bazirinda intambwe ya mbere y'ibyo byaha byamutsinze. Ikizarinda umuntu ubuhakanyi ni ukumvira ibyo ijuru risaba gusa. Imana yahaye umuntu umucyo ukomeye n'imigisha myinshi, ariko keretse gusa uyu mucyo n'iyi migisha n'ibyakirwa n'ibitaba bityo, ntibishobora kurinda umuntu kutumvira n'ubuhakanyi. Igihe abantu Imana yahaye ikuzo ikabashyira mu myanya yo hejuru bayiteshutseho, bagahindukirira ubwenge bw'umuntu, umucyo bari barahawe ubahindukira umwijima. Ube maso cyane rero. Ubu bushobozi bahawe buhinduka umutego kugeza igihe intambara izarangirira. Ngo kugeza ryari? Kugeza igihe intambara izarangirira, hazahoraho abantu bazajya bitandukanya n'Imana. Satani azashyiraho ibihe byiza cyangwa bibi, ku buryo nitutarindwa n'imbaraga y'Imana mu buryo busa n'ubutagaragara, ibyo bihe bizaca intege ibihindizo bikomeza ubugingo. Buri ntambwe yose dutera dukeneye kubaza tuti, mbese iyi niyo nzira y'Uwiteka? Igihe cyose umuntu azaba akiriho, hazabaho gukenera kurinda imbaraga zimutera gukunda no kugira ibyo ararikira
afite umugambi uhamye. Ntidushobora kuba amahoro n'umwanya muto keretse gusa twishingikirije ku Mana, kandi ubugingo bwacu bukaba buhishwe muri Kristo. Kuba maso rero no gusenga nibyo birinda ubutungane. Mbese ujya uharanira kuba maso no gusenga? Mbese uburyo bwose bwo gusenga urabukoresha? Nagira ngo rero usabe Imana kugira ngo Imana iguhe kuba maso ndetse no gusenga. Reka turebe isomo risoza icyigisho cyacu. Ubwo ni isomo rya 8. Ni muri ya masomo twabonye y'icyo kwibukwa. Ni amasomo 10 agomba kugendana n'umunsi. Isomo tugezeho turarisanga mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza 16, tugahita dusoza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza wa 16. Haravuga ngo, ibyo kwera mu ngeso, nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo, muzabe abera kuko ndi uwera. Rero Petero aragaragaza yuko abantu b'Imana bakwiye gukenyera mu mitima yabo bakirinda ibisindisha. Bagomba kwiringira impano y'ubuntu bazazanirwa ubwo Kristo azahishurwa. Igihe rero umuntu adakenyeye ngo akomeze, kandi urugamba rukomeye, cyangwa se asabwa kubyina, cyangwa se ashobora gukina umukino ukomeye, iyo hatabayeho kuzirika ngo ukomeze biratakara ukambara ubusa. Ugomba kuba maso rero, ugomba gushaka kwera kw'imico n'ingeso, kandi nimba warahamagawe n'Imana, ku murongo wa 14 ukwiye kuba nk'umwana wumvira. Ntukwiye kwishushanya n'irari wagiraga kera ukiri injiji, kandi Imana yarakujijuye. Kuko kubaha Uwiteka ari ryo shingiro ry'ubwenge, kandi kuva mu byaha bikaba ariko kujijuka. Nimba uzi ko icyo gitangaza Imana yagikoze, ukwiriye kwirinda cyane ukaba maso no gusenga, kuko bitagenze gutyo wasubira inyuma ukibona mu gika nk'icyo Salomo yaguyemo, gushaka abagore 1,000 kandi nabo batubaha Imana. Ingorane zikomeye cyane. Kandi umurongo wa 15, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo, muzabe abera kuko ndi uwera. Rero iri jambo cyangwa se iri somo riragaragaza yuko nimba twarahamagawe koko na Kristo uwera kandi utunganye, natwe tugomba guharanira kuba abera. Imana idufashe kugira ngo idushoboze kuba uwera, kandi nk'uko waduhamagaye ari uwera, natwe Imana idushoboze kuba abera bayo. Ntabwo twabyibashisha mu magambo yacu, mu mbaraga zacu, ntabwo bishoboka, ariko iyo atangiye umurimo muri wowe ugomba kugira ibyiringiro yuko igomba kuwusohoza. Kandi nk'uko Kristo yavuye mu ijuru afite gukiranuka kuzuye, akaba yaravuye ku isi afite imico yera, iyo mico niyo ashaka kuguha. Reka jye nawe dusabe Imana kugira nk'uko yasezeranye kuduha Mwuka Wera mu minsi iheruka. Mwuka Wera tweze, atuboneze, adutunganye, atweze, aturinde gusubira inyuma, ahubwo aduhe kongera ibihe byo kubana n'Imana kugeza ubwo tuzagera ku rugero rwo kwera no gutungana. Nibyo mbasabira nanjye mbyisabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Nanone turagushimye Data mwiza, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe iteka ryose. Tunejejwe cyane nuko ukomeje kubana natwe. Tugushimiye yuko wagiye uha imiburo ab'ibihe bitandukanye, cyane cyane ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Ntabwo ubwo turi Abisiraheli mu buryo bw'umwuka, turasaba Mwami Imana kugira ngo utubere umuyobozi, kandi utubere umwigisha,
uturinde icyadutandukanya nawe, kugira ngo hato tutava mu byo twemeye kandi twakiriye maze tukabirwanya, ahubwo dushoboze kubishikamamo kugeza ubwo uzaza gutwara ubwoko bwawe, natwe tuzagirirwa umugisha wo kuzagasanganira ubwo uzaba ugarutse. Ukomeze kubana natwe, kandi ibi byigisho birimo bigenda byegera umusozo, bikomeze bireme, bidukuze kandi bitugeze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo wishimira. Nibyo dusenze kandi twinginga ngo biduhere ubuntu, mu izina rya Yesu, amena.